Niba warafunguye YouTube, menya ibyo usabwa kugira ngo utangire kuba monetize cyangwa se guhembwa. Dore bimwe mu byo YouTube igenderaho itangira gutanga amafaranga, ibi bizwi nka monetize. Kubona amafaranga YouTube ihemba bisaba ubushishozi kandi n'ubuhanga. Gusa igisumba byose ni ugukora cyane kandi ukamenya ibintu abantu bakunda. Akenshi hari abantu babona barujuje ibintu byose ariko badahembwa na YouTube, kandi babona video zabo zirebwa ku bwinshi ariko ntibasobanukirwe ikiba kibyihishe inyuma. Byanze bikunze hari ibice biba bisigaye utaruzuza tubuze kuvugaho mu kiganiro. Dore ibyo YouTube igusaba kugira ngo umuyoboro cyangwa se channel yawe ibe yakwemererwa kujya muri YouTube Partner Program YPP cyangwa se umwe mu banyamuryango. Icyambere, kugira abantu nibura 1000 bakurikira ibikorwa byawe umunota ku wundi cyangwa se 1k subscribers. Icya kabiri, kuba ibikorwa byawe byararebwe nibura amasaha 4000 mu mwaka. Gusa birashoboka ko hari umuntu